dukoraniye ahangaha kuri buri munsi kubera impuhwe z'Imana, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, nimuhumure, mwigire ubwoba, turi mu biganza by'Imana. Imana umwami wacu tuyikomereho cyane, umwami ubasumba. Kuri wa gatanu w'icyumweru cya mbere gisanzwe, tariki 14 Mutarama 2021, isomo rya mbere ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 8 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7 n'umurongo wa 10 kugeza ku wa 22. Samweli ageze mu zabukuru, yegurira abahungu be ubucamanza kuri Isiraheli. Abakuru b'imiryango ya Isiraheli bose barakorana, maze basanga Samweli i Rama. Baramubwira bati, dore urashaje kandi abahungu bawe ntibagukurikiza. None rero twimikira umwami ajya tuyobora nko mu yandi mahanga yose. Ibyo bibaza cyane Samweli, ubwo bavugaga bati twimikira umwami ajya tuyobora. Nuko Samweli atakambira Uhoraho. Uhoraho abwira Samweli ati, tega amatwi abo bantu n'ibyo bakubwira byose. Si wowe banze, ahubwo ni ke. Ntibashaka ko mba umwami wabo. Nuko imbaga yasabaga umwami, Samweli asubiramo amagambo yose Uhoraho yavuze. Arababwira ati, dore uko umwami muzasaba azabategeka. Azafata abahungu banyu bagira abanyamagare ye n'abanyamafarasi ye, maze bazajya birukanka imbere y'igare rye. Azabagira abatware b'abantu 1,000 n'ab'abantu 50, abagira abahinzi n'imirima ye n'abasaruzi b'imyaka ye, bamucurira intwaro zo kurwanisha n'ibyuma byo gushyira ku mafarasi ye. Azafata abakobwa banyu ho abakozi b'imibavu, abanyagikoni n'abatetsi b'imigati. Azabatwara imirima yanyu, imizabibu n'imizeti yanyu y'inyamibwa, azabigabira abagaragu be. Azafata umugabane wa 10 w'imbuto zanyu n'uw'imizabibu yanyu, maze abigabira abanyarugo be n'abagaragu be. Azabanyaga abagaragu n'abaja banyu n'inyamibwa zo mu basore banyu n'indogobe zanyu, maze abikoreshe imirimo ye. Azafata umugabane wa 10 w'amatungo yanyu, namwe ubwanyu muzahinduke abacakara be. Nuko umunsi muzacura imiborogo mutewe n'uwo mwami mwihitiyemo, nyamara uwo munsi Uhoraho ntazabasubiza. Ariko iyo mbaga yanga kumvira Samweli, baravuga bati, icyo dushaka ni umwami, kugira ngo natwe tumere nk'andi mahanga yose. Umwami wacu azatuyobora, atujye imbere, anaturengere mu ntambara turwana. Samweli atega amatwi ayo magambo yose ya rubanda, maze ayageza kuri Uhoraho. Nuko Uhoraho abwira Samweli ati, bemerere ubimikira umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 89, tuzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho. Ayiga umuryango wamenyereye kugusingiza, ukagendera mu cyezezi cy'uruhanga rwawe Uhoraho. Umunsi bahimbazwaga n'izina ryawe, bagaterwa ishema n'ubutabera bwawe. Koko ubatera inkunga y'ikirenga, maze ugatuma twubura uruhanga. Uhoraho ni wowe ngabo twikingira, kandi umwami wacu akomejwe na nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Muri icyo gihe zasubira i Kafarinawumu, bamenya ko ari muhira. Abantu benshi barahakoranira, bituma habura umwanya ndetse mbere y'umuryango. Nuko arabigisha. Haza abantu bamuzaniye ikirema gihetswe mu ngobyi. Kuko batashoboraga gukimugezaho bitewe n'ikivunge cy'abantu, basenya igisenge hejuru y'aho yarari. Bamaze guhaca icyuho, wurutse ingobyi ikirema cyari kiryamyemo. Yezu abonye kwemera kwabo, bwira icyo kirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe. Ubwo hakaba abigisha amategeko bamwe bari bicaye aho, bakibaza bati, igituma uriya avuga cyo ni iki? Aratuka Imana. Ninde ushobora gukiza ibyaha atari Imana yonyine? Ako kanya Yezu amenya ibitekerezo byabo, niko kubabwira ati, ni iki gituma mutekereza mutyo mu mutima wanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema nti, ibyaha byawe urabikijijwe, cyangwa kuvuga nti, haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende? None rero, kugira ngo umenye ko umwana w'umuntu afite ububasha ku isi bwo gukiza ibyaha, abwira ikirema ati, ndabikubwiye, haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Ako kanya arahaguruka afata ingobyi ye, asohoka bose bamureba. Bagwa mu kantu, basingiza Imana bavuga bati, nta na rimwe twigeze tubona ibintu nk'ibi ngibi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
bakristo bavandimwe, Kristo umwami w'amahoro naganzi wacu buri munsi mu mitima yacu. Kristo utsinda, Kristo uganza, Kristo utegeka amahanga yose. Amen. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo yo kunyurwa nuko turi, wirinde gushaka kumera nk'abandi. Rero umuvandimwe mu buzima bwa buri munsi ujya wirinda gushaka kumera nk'abandi, dore ko baca umugani ngo ingendo y'undi iravuna. Akawa mugore uherutse gukanika umugabo we n'igitutu, amwotsa igitutu babyeyi. Umugabo yari karani ingufu, nuko umugore aramubwira ati nutangurira umwenda ngo nabonanye muka perezida wa repubulika ubwo namureberaga kuri televiziyo y'umuturanyi, ndiwibeshye ngo ugere hano nturutahamo, wigumira iyo. Ye baba we, mbega abagore baraha ababyeyi, kwifuza ababyeyi, ingendo y'undi iravuna. Rero bakristo bavandimwe, nitwitoze kunyurwa na duke twineza, kunyurwa nuko ndi, ibyo mfite, ibyo Imana yampaye, ukomeze kose, uko ndi kose mbikesha Imana. Kandi ndahirwa niba umwami wanjye ari Kristo. Niba ngengwa na Kristo, ibyanjye ni amahoro, birampagije niba Kristo ari umwami wanjye. Ariko none niba nshaka korerikira iby'abandi, ngasabira iby'ahandi, ngo nkunde ngaragara neza, aho birumvikana gushaka kumera nk'abandi. Nayobotse abandi bami kera kabaye, kandi nyine ingendo y'undi iravuna. Mu isomo rya mbere twumvise abashatse kumera nk'abandi mu butegetsi, uyu muryango w'Imana. Twumvise abakuru b'umuryango wa Isiraheli bakorana, bagakora imyigaragambyo ngo barashaka umwami ngo bamere nk'andi mahanga. Ariko icyo babishakira ngo bajye batsinda n'imahanga, kurwana ababyeyi. Motivation c'est la guerre. Muri aya masomo turumva bivumbura, bivovota, nuko bakabwira Imana binyuje ku muhanuzi Samweli bati twimikira undi mwami. Nyamara kera kabaye bazicuza abaganye, nk'uko Uhoraho yabibabwiye, kuko nta wundi mwami nyine waruta Imana. Iyo uri mu biganza by'Imana ntacyo waba. Bakristo bavandimwe, Yezu no mu bavanje ko tujya tubyumva, ntajya atatanze igisobanuro cy'umuyobozi nyawe, umushefu, umukuru, umwami. Nta kindi ni ukuba umugaragu w'abandi, ukaba umucakara w'abandi, ugatwara abandi ukabageza hehe? Ku Mana. Ni kwa kwiyoroshya nyine kuranga umugaragu, ukabamera nk'ikiraro abandi bambukiraho bagiye hehe? Mu ijuru. Naho wa wundi wiremereza wese akirata akishongora ngo wari gukora imyivurumbagatanyo nyine, wo ngo amera nk'ikirara aho kuba ikiraro. Kandi byaba icyo gihe birumvikana iyo wabaye ikirara urayobya, ukararura nyine abana b'Imana. Muri Evanjili dufite ingero z'ikiraro Yezu Kristo uri gukiza, ndetse n'abatwara abagaragu batwaye umurwayi ku ngobyi. N'urundi rugero twagereranya n'ikirara, abafarisayo n'abigisha amategeko babandi bararura kandi bakagumura imbaga y'Imana, bayiyobya. Ubwo bari kunenga Yezu, bamugisha impaka, bashidikanya ku bubasha bwe, bagashaka kuzitira uyu mukiro. Aha niyo mvugo y'umuhanga igira iti iyo utayobora urayobya. Ibaze nawe ushinzwe kuyobora abantu ku Mana, ubereka Imana, none urabayobeje. Bamwe ubagize indembe n'abahakanyi, abandi barapfuye kubera wowe ubayoboreye kwa Sekibi. Cyakora erezuma hari abandi bazashishoza babone kuri kubayobya, bityo bareke gukunyuraho, binyurira indi nzira nyine. Niyo mvugo igira iti nkunda abatware ariko bakantwara neza. Muri Evanjili turangamira urugero rw'abatware b'iyi ngobyi, babandi twise ikiraro, batwara mpaka kugera kuri Yezu. Kabone n'ubwo bahura n'inzitizi n'ibisitaza, nko mu rugendo rwo kwemera rw'umukristo uwo ari we wese utwaye abandi mu isengesho, mu ngobyi y'umutima, atabura ingorane muri iyo nzira nyine, guheka abandi, kubivunikiramo. Aba bayobozi bw'inshinga kuyobora, gutwara, bari baje batwaye ikirema, babuze aho banyura kubera ikivunge, inzitizi, abafarisayi. Rero kubera ishyaka n'ukwemera, bemeye gusenya iki gisenge mpaka bageze kuri Yezu. Amen. Ibi bisenge cyangwa bikuta cyangwa iki kivunge kizitira abangaba bishushanya abo bose nyine bashobora gutuzitira mu nzira y'ubukristo, babandi bashobora kugutesha ukwemera, bakagushora mu ngeso mbi, gutanga cyangwa gusaba ruswa, yewe na ruswa zo ku mibiri, ngo banze ubicuruzeho, ngo babone kuguha serivisi cyangwa akazi wasabye, ngo babone kukuzamura mu ntera, baguhe promotion kugira ngo ubone umwanya wa politike, ukawugurana iki? Umubiri wawe. Babyeyi, promotion ukaba wayigurana roho yawe. Ariko umunsi umwe nawe uzagira utya, kuko batakurusha ubwenge abo ngabo nyine, ubigobotore nk'uko aba ngaba bageze kuri Yezu, nawe wigerere kuri Yezu, usesere, usenye ibyo bikuta bigukingiriza, wiziture kuri abo banyamahanga,
wizuture ku mashaga yo gushaka gukira ku ngufu, ushaka kuzamurwa mu ntera, ushaka ibyubahiro. Niko ye umuntu wo ku isi yakugeza kuki? Usibye Imana yonyine yakuzamura, yagukiza. Abantu batwaye ingobyi turabashima cyane, tukabashimira ko batunganyije neza umurimo wabo wo kuvunika, wo gutwara bakageza umurwayi kuri Yezu, Yezu akamukiza. None Yezu koko aramukijije, akize muri uku kwemera ko abamutwaye. Yezu ati fata ingobyi yawe witahire. Muri amasomo yombi hagaragayemo hombi icyo twakwita dekerel, amakimbirane hamwe ashingiye ku kotsa igitutu Imana, ngo Imana ibahe umwami. Byumvikane bashatse kwigumura ku Mana pour des intérêts politiques. Ahani ngo twabyumvise n'abafarize n'abigisha amategeko bigumura kuri Yezu nabo ku nyungu z'isi, ku nyungu zabo. Nyamara wese icyo aharanira c'est la valeur de l'homme, no kugira ngo aho umuntu agaciro amusubiza ubuzima, gukira kuri roho ndetse no ku mubiri. Icyacu twebwe hano ku isi harwo dushaka gusabira hirya no hino, tugashaka kwegeza hirya kure Imana ngo ive mu byacu ngo twisanzure. Nuko Imana tukayimura mu byacu ngo ubundi Imana itwereke twisanzure, ngo natwe dutere imbere, ngo twigana abanyamugi, twigana abapagani, twisanishe n'abapagani, twisanishe n'inkozi z'ibibi, twoke mu bigare by'ubusinzi, ubusambanyi, ubusambo. Nyamara tukibagirwa ya mvugo igira iti ugendera ku nda aravumwe, ugendana n'imbwa ikagusiga imbaraga sa. Ese njye nakwibaza ngo mu butumwa bwanjye mfite, mu mirimo yanjye, inshingano mfite, ese nkora mparanira inyungu rusange, c'est pour des intérêts communs, zo gukiza abandi, guheka abandi, ariko umutima yewe ari no mu mugongo. Bityo nka Yezu haranira umukiro wa buri muntu, ngaheka abandi nkabageza kuri Yezu. Cyangwa inyungu zanjye nanjye ni materiel, inyungu zanjye bwite, mes propres intérêts vraiment, bya bindi nkura nishyira nk'umufarizeyi wese unikunda, nibona, nirata, niyemera, nireba, nirengera, nishyira imbere, nkazamuka ngatumbagira ariko ngakandagira abandi. Byaba bibabaje. Ngo mu karere kamwe ko hirya kure cyane muri Afurika, ngo kuri paruwasi imwe hari umushinga wa Caritas. Rya jambo ry'ikilatini rivuga urukundo, la charité. Ngo rero hari umushinga wa Caritas wo korora amafi mu cyuzi bari bafite. Rero bari barakoze uyu mushinga mu rwego rwo kurengera abana b'abakene, imfubyi n'abandi batishoboye, ngo babafashe kwiga, babarihira amafaranga y'ishuri, baha ibikoresho by'ishuri, ariko cyane cyane no kubagaburira, bita cyane cyane ku bana bagwingiye n'abarwaye bwaki. Ayo mafi akabafasha mu mikurire myiza. Bityo rero mu gufasha ntibarebaga idini, dore ko nacyo gisobanuro cya Caritas ko ari urukundo, gufasha bose ntaho ubugamiye. Kandi nuko abagira neza koko batera inkunga uyu mushinga urakomera. Koko iki cyuzi cy'amafi kiba icyuzi cy'icyitegererezo muri ako karere, nuko amafi aba menshi bakajya bayaroba, kandi koko afasha abo bana pe. Abaturage benshi barishima bikomeye, bamererwa neza muri ako karere kubera iki iyi Caritas n'iki cyuzi cyayo. Nuko nanone ku rundi ruhande hakaba hari umuyobozi wo muri ako karere, nyine nawe ajyaga wesa imihigo neza, nuko agatwara ibikombe ryaguye ku bikombe by'imihigo akaba uwa mbere pe muri izo raporo zose yatangaga. Rero umunsi umwe baza kumuteguza ko bazaza kumusura, bityo akabereka ibyo bikorwa by'iterambere yagezeho bimuhesha amanota meza. Rero akaba ari cya cyuzi cya Caritas yajyaga yerekana muri za raporo nk'umuhigo nyine ukaze, kandi koko abayobozi bakomeye bakabyemera. Raporo zitekinika ababyeyi, kuko nyine iki cyuzi cyari gifitiye runini ako karere. Nuko umuyobozi abonye ko kabaye, nuko ajya muri ya Caritas ngo bamukize cya cyuzi noneho ku mugaragaro, azakimurike mu mihigo. Birumvikana baramwangira, kuko nyine ubundi ubusanzwe Caritas usibye rundu ntabwo amanyanga nkayo bakagombye kuyakora. Wa muyobozi bamaze kwimwima cya cyuzi ngo azajye kukipresenta mu mihigo, ararakara agira n'ishyari bikomeye. Abonye ko agiye guseba, ategeka abaturage bose muri ako karere n'igitugu cyinshi gukora umuganda, bagacukura icyuzi nk'icya Caritas kimeze kimwe nacyo, ubundi bakayoboreramo amazi, wasanga ngo amafi azizanamo, gutyo umuhigo akaba araweshe. Nuko abaturage banyakugoka baracukura icyuzi nk'icya Caritas. Babyeyi baraharimbagura sinakubwira, ariko ko bashyizemo amazi menshi, bwacya mu gitondo bagasanga yakamye. Nuko umuyobozi rwihishwa yiyemeza ku ngufu kuyoboreramo y'amazi ya cya cyuzi cya Caritas, kuyayoborera muke kugira ngo umushinga ukunde, ariko n'ubundi yagera muri cya cyuzi cye agakama n'ubundi.
aya karitasi n'ubundi agakomeza yo yuzuye n'amafarimo kandi nuko umuyobozi wacu abonye abayobozi bakuru bamugezeho inzego zo hejuru akiri gusuka amazi muri cya cyuzi ayayoboreramo ababeshya ko icyo ari gishyashya ari gucukura ko ahubwo hari ikindi yari asanga mu cya kindi cy'imihigo kiri hakurya ngo nuko bagenda ajya kukibereka yewe na n'ubu baracyagenda bashakisha icyo cyuzi cy'amafi muyobozi komeza ushakishe komeza ubeshye ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu kandi ngo iminsi y'igisambo burya ngo ibibaze umuyobozi mutegetsi ese uharana inyungu zawe ubwite cyangwa n'inyungu z'imbaga uyobora ingendo y'undi iravuna ababyeyi ushaka kumera nk'abandi akaba umugabo w'injangwe yibye inyama ku buntani umugore yari yamubikiye nuko yirukankaho ngo ayiteshe iyo nyama abonye injangwe imurushije amaguru nuko arayibwira ati wanjangwe urabeshya iyo nkiza kubimbwa mba ngufashe ubundi ngakwereka nari gukwica ngahita afata niyo nyama yanjye babyeyi ingendo y'undi iravuna ushaka kumera nk'abandi bakristo ni mube maso kandi twongere ukwemera nguko bamwe bifuza kumera nk'imbwa bakamera nk'abandi mu kwesa imihigo bakararikira ibirenze ibyuzi by'abandi abandi bakararikira abagore b'abandi cyangwa abagabo b'abandi bakibagirwa Imana umwami usumba bose. Yesu umwana w'Imana uyu munsi mfashe umugambi wo kunyurwa n'ibyo wampaye, nyurwe n'ukundi, nyurwe n'ahondi, nyurwe n'umwanya mfite buri munsi, nyurwe nawe Yesu, we mwami wanjye, mwami w'amahoro, mwami iteka ryose. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diyosesi ya Cyangugu. Sinzakorera abami babiri